buriya ndabubaha cyane abasirikare kumwe bwe mwasuhuzanije n'urupfu kenshi rukaza rukakureba rugasuhuza rwarangiza rukagwira ngo uyu munsi si we ntwara hari abandi je gutwara batari wowe ndahamye yuko Afande Kabandana agomba kuba yararubonye rushinyitse amenyo kenshi rukamuca imbere nanjye nararubonye rufite impiri irimo imisumari muri 61 nibwo bwa mbere nahuye na Afande Kabandana ari agasore ngira ngo yari nka lieutenant nkaho guhera uwo munsi twagiye duhurira mu bintu bitandukanye hanyuma uyo muri iyi minsi aragenda ni isomo ni ishuri kuko uwagendanye nawe uwabanye nawe hari ibitambo dutamba twarangiza tukabyonona ukitanga ariko warangiza nyuma ukaba selfish ariko hariho n'uwitanga akazarangiza akitanga kuko ineza twagiriye abantu niyo abantu bazahora bibuka. Iki rero cyagombye kuba challenge kuri twebwe tuba dusigaye inyuma cyo kwibaza ngo ariko what is my contribution, ni ihe nyongera agaciro ndimo kuzana mu buzima bw'abantu. Bafandi reka nongere mbya farming, we recognize, we acknowledge, we are very grateful. Ibitambo mwatanze nibyo byavuyemo iki gihugu. Amaraso mwamenye yari birth pangs, yari amaraso y'umubyeyi urimo kubyara igihugu gishya. Ku munsi nk'uyu nguyu nabyo twagombye kubyibuka bikavugwa n'umuntu uri kuri side y'aba beneficiaries. Ndabizi bagenzi be bazavuga ubutwari bwe aho banyuranye, ariko twebwe twari ba recipients, turi professional soldiers, twe twumvira amategeko. Batubwiye kutarwana ntituri burwane, ariko ngezeho ndategereza nawe ko uyu mwana ndamushyiraho guilty, aba baturasa nibo bagombaga kuturinda. Genda umutaxpayer, icyo gihe nari umukozi ntanga imisoro. Imisoro yanjye bayiguzemo imbunda, none ndizo bandashisha ndimo ndarenganya umwana wo mu Bangladesh waje kwishakira minervari yabashikiwe n'abana be. Nicaye munsi y'igiti ndarira, ntangira kubaza Imana ibi bintu bizagira iherezo. Hello, muraho neza. Aha ni muri VVT cyangwa se Virtue Vibe Trading Company. Tubafitiye amarido meza, tubafitiye imikenyero myiza, tubafitiye amashuka meza, amabedi cover utasanga handi kandi ku giciro cyiza cyane. Rero tubahaye ikaze, turabategereje, turahari ku bwanyu kugira ngo tubanezeze, tubahe ibintu byiza. Dukorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya GF Plaza irebana na City Tower ku muryango nimero 5 F1. Ni karibu rero. Nimero mwatubonaho ni 07 88 31 07 99. Murakoze, tubahaye ikaze kandi twishimiye kubakira neza. Ciao ciao. Hari umurimo ujya ungora cyane kandi iteka ryose iyo baguhaye kwigisha ku munsi nk'uyu baravuga ngo ni ijambo ry'ihumure. Buriya rero hari umwitozo wananiye kuko nta muntu ushobora guhumuriza undi. Nubwo tubyita ijambo ry'ihumure ariko nta muntu ushobora guhumuriza undi kubera impamvu imwe. Rimwe na rimwe iyo tutanze ijambo ry'ihumure duha abantu ibyiringiro by'uko umuntu wacu Imana yamwakiriye yagiye mu ijuru, ariko n'ubundi cyo si cyo kibazo abantu baba bafite. Kuko igituma tubabara suko tutazi aho wacu yagiye, cyangwa suko tubabazwa nuko yaba yagiye habi, ahubwo nuko hari vide asiga mu buzima kandi nta muntu ushobora kumusimbura. Icyo rero nta muntu n'umwe wakubwira ngo iyo vide ngo ndayigukuriramo, kuko niyo yayikuramo ntiyabona icyo ashyiramo, kuko iyo ni vide yuzuzwa n'uwo wari uhari. Umubyeyi wapfushije umwana ntabwo ababazwa nuko umwana we atagiye mu ijuru cyangwa yagiye mu ijuru, abazwa nuko uwo mwana atagihari.
umugore wapfushije umugabo, umwana wapfushije umubyeyi, umuvandimwe wapfushije umuvandimwe, nuko bigenda. Ahubwo ku munsi nk'uyu ubwira abantu ngo mwihangane ko nta muti w'agahinda ubaho, n'amagambo meza ntashobora kugahanagura. Ahubwo mpora mbibwira abantu iyo twagiye mu kiriyo nk'uko, buriya umuco wacu w'ikinyarwanda ni umuco mwiza wa resilience, ariko ni n'umuco mubi ubuza abantu kurira. So umuntu akicara nk'uyu munsi bakavuga umuntu yakundaga, ukamubwira ati ariko tugiye kuvuga umuntu wakundaga wagiye ariko nturire, yanarira tukamukomanga tukamubuza. Hari ibindi bihugu rero bigira abantu baba specialiste bo kurira ku munsi nk'uyu, bakabatumira muri ya mwanya wo kuririmba, bakaza bati mureke turire inshuti yacu, umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu Kabandana yagiye, bakarira kuko bapfushije. Ariko uwo ni umuco wacu, nawo turawukunda, ni resilience. Ariko reka mubwire umufasha, mbwira abana, mbwira abavandimwe ngo nimugera hireherereye mupfukame muriri, bibahereye uruhusa, murire rwose, wenda murire kuko mwapfushije. N'igihugu cyagombye kurira kuko cyapfushije. Bene ijambo rya kabiri nshaka kuvuga mbere yuko ntangira kwigisha, Bibiliya tubwira ngo nitujya mu kiriyo ngo tujye twiga. Umubwiriza ntabwo ariho ndi bwigisha mu muri. Umubwiriza mu gice cya 7 aravuga ngo kujya mu rugo rurimo ikiriyo ngo biruta kujya mu rugo rurimo ubukwe. Ngo kuko umuntu wese uzahajya ngo bizamubera ishuri, ngo yibuke ko iri ari ryo herezo ry'abantu bose. Rero iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo ndeba itariki, kuko buri ubuzima bw'umuntu buri hagati y'amatariki 2. Nk'ubu Afandi Kabandana handitsemo ngo 1966, ibihumbi 2068, nawe nabisongira ngo nabirebye nabi, 68, 1968. Ndafata uwuhe ndeke uwuhe? Uwaba bambwiye niwo mfashe 68. Ubwo baraza gukosora abanditse 66, kuko nanjye abona narebye mu mateka hari 68, ariko mbona banditse 66, turavuga nubwo aho nabisomye niho nibeshye. Hanyuma 2025, ubwo ni ubuzima bw'umuntu. Buriya icyo mbabwira cyagombye kutubera isomo. Nabirebye muri 68 nari ngeze muri 5e primaire. Bivuga ngo uyu wagiye ndamurusha imyaka 10. None nkibaza ariko yewe hari icyo mwumvamo? Kuko Bibiliya tubwira ngo ku munsi nk'uyu tujye tuza tubabarane n'abababaye, tubakomeze umutima, ariko niturangiza twige. Rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko ngira ngo nabonye abafandi bakuru benshi. Uriya musore yatanga ubuhamya, yavuze Afandi Kabandana, ngira ngo Afandi Bingira araza kumbwira niba nibeshye, ariko numva naramubonye bwa mbere muri 1994 twatangiye ikigo cy'abana b'imfubyi kwitaho. Icyo gihe Afandi Bingira yari afite utwana twinshi yakusanije, hanyuma dutangiye ikigo arabaterura bose arabatuzanira. Ubwo bwa mbere nahuye na Afandi Kabandana ari agasore, ngira ngo yari nka lieutenant nkaho. Guhera uwo munsi twagiye duhurira mu bintu bitandukanye. Hanyuma uyu muri iyi minsi aragenda. Ni isomo, ni ishuri, kuko uwagendanye nawe, uwabanye nawe, kumva ubutwari bwe, kabona ubwitange bwe. Ariko Bibiliya tubwira ngo amaze gukora iby'Imana yagambiriye mu gihe cye
arasinzira. Rero intwari ingirakamaro ntizipfa, zirasinzira. Ubwo umuntu nk'uyu yagiye, turavuga ngo imirimo yagombaga gukora tujya tunabiririmba no mu ndirimbo ngo maze imirimo ajya hano ku isi ninyirangiza azampamagara anjyane mu ijuru. Ubu rero ijambo rya comfort ryo guhumuriza nuko buriya nta muntu ugenda mbere y'umunsi we, nta n'ugenda nyuma yawo, nta ujya akererwa, nta n'ujya agenda mbere. Imirimo yagenewe n'imyaka uzayikoramo, hanyuma isaha yo kurangiza yagera Imana agakanda click, aho bakunyuza hose urangiza wagiye. Ibyo ntabwo ari iterabwoba, it's a fact of life. Ahubwo tujye ducelebratinga ko umuntu yarangije urugendo, ahubwo twibaze ngo ariko ku imyaka yarangije n'imirimo. Nicyo ngira ngo tuganireho. Ngiye gusoma muri Bibiliya, topic y'uyu munsi nayise kubaho ubuzima bwibukwa, living a life to be remembered. Kubaho ubuzima bwibukwa. Mu rwandiko bandikiye Abaheburayo mu gice cya 11, abafite za Bibiliya bisigaye byaroroshye, n'udafitiye igitabo ayitwara muri telefone, ariko n'abatazifite ndabasomera nindangiza nkoreho commentaire nkeya. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa yuko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Ngenda ntagara cyane, hari ibintu Imana ivuga kavuga ngo hari abantu bakomeza bakavuga niyo bamaze gupfa. Kubaho ubuzima buvuga kandi utagihari. Ngira ngo dufite abantu benshi iteka ryose, reka jyewe mbivuge kuko turi muri celebration y'ubuzima bw'umusirikare mukuru. Buriya giye iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo cy'umusirikare mukuru numva mfite a debt of gratitude, umwenda wishimwe, kuko ubuzima bwibukwa n'ubuzima bwagize umumaro. Debt of gratitude iyo mbivuga, twebwe twabaye ino, njya mbivuga iyo wenda inkotanyi zikora recruitment, ibintu bibiri bitarabaho mu buzima bwanjye. Iyo zibikora ntararokoka ngo noneho ntangire kujya mfata ibyemezo mbajije Yesu niba nyemerera cyangwa atanyemerera. Zikabikora ntarashaka umugore ngo ngire n'umwana. Ibyo bintu bitatu byatumye mvuga ngo ntabwo nasiga umugore nkimara kurongora. Ariko aho niho nenda kuvuga ubutwari bwa benshi basize abagore baragenda. Wenda giye niba nabibara mu bubwa bwanjye ndabwemera, niyo mpamvu ugira uwo mwenda wa gratitude, nkavuga nti ibyo nge ntashoboye gukora bo barabitinyutse barabikora. Ariko nicyo kitarimo hazamo n'ukuboko kwa Yesu ko hariho byinshi yagiye ambuza, akambwira toya, mfite ibindi nakubikiye naguhamagariye nibyo uzabamo, n'ubu nibyo nkirimo. Ariko turabashima, reka mbanze mpera aho ngaho. Nihatagira n'undi uzabashima, jewe nzabashima kubera impamvu nyinshi. Cyambere ko urura rwamba rwo kubohoza igihugu rwakoyeho system nangaga. Jewe nkunda kubitangaho ubuhamya, najyaga nibaza ninde uzazana rebellion iyi system ikava, ko nabibonaga ko udashobora kuyihindura utayivanyeho. Je narimo ndi mukuru narize nkunda no gusesengura, haba ni system ikoze itya niyo wagira uti ntishobora kuvaho, kuko iri reinforced yinjiye mu maraso y'abantu, iba systemic no mu mitekerereze no mu mikorere no muri byose.
kuva ndi umwana kandi ngendana nayo. Ayo mbona urugamba rwo kuboza igihugu abangaba bararutangiye bararukoze n'Imana irabaherekeje rurakunze. Debt of gratitude, ubuzima bwibuko. Ariko noneho bikaba na personal, ibyo ni igihugu cyose. Tariki ya 7 genocide itangira, twicaye mu rugo ndabyutse mbona umujyi wose watokombeye. Hanyuma nsohotse umugabo twari duturanye dufatanije urubibi yari intera hamwe, yari n'umukuru wazo, ndamusuhuza yanga kunyikiriza. Subira mu nzu mbwira madamu byakomeye. Saa 9 y'amanywa intera hamwe zari zigeze imbere y'iwacu zirimo guplaninga niba zimena urugi zikinjira. Mbona abana babiri b'abasirikare barazamutse muri bari ya 600 sinzi abari, cyakora amasura yabo narayabonye bacaho. Batwamururaho intera hamwe turarokoka. Debt of gratitude. Tuhungira muri stade twicaramo ku itariki ya 19 hari kuwa kabiri giye amatariki y'icyo gihe nayafashe sinyibagirwa n'amasaha. Baraturasa turiheba. Icyo gihe ndibuka twateruye abantu bapfuye n'abakomeretse dufasha Croix Rouge. Ndagenda nicara hano ndarira kuko nabanje kugira tripping akana ka Bangladesh kari gahari, bari bafite impuza yitwaga Kibati, niyo yari muri stade. Yarahagaze iruhande rw'ikibunda kinini kireba hejuru kimeze nk'igikinisho cy'abana. Nabona iki kintu kirarasa, ati uzi no kukirashisha, ati warashe hari hejuru ukabwira ko muri hano, ati it's not part of our mandate. Nabwo mufite mandate, ati ni iyi, ati we are peacekeepers. Ndabona nigara ngubwira umugabo we, peace is gone, follow it. Ayo mahoro muvuga mwaje kurinda yagiye ni muyakurikire. Ariko yambwiye ijambo rimwe, yambwiye atari kurandinga, turi professional soldiers, twe twumvira amategeko, batubwiye kutarwana ntituri burwana. Ariko ngezeho ndategereza ndabona ko uyu mwana ndamushyiraho guilty, aba baturasa nibo bagombaga kuturinda. Ngende umutaxpayer, icyo gihe nari umukozi ntanga imisoro. Imisoro yanjye bayiguzemo imbunda, none ndizo bandashisha ndimo ndarenganya umwana wo mu Bangladesh waje kwishakira minervari yabashikiwe n'abana be. Nicaye munsi y'igiti ndarira, ntangira kubaza Imana ibi bintu bizagira iherezo. Ababishyizeho iherezo mwarakoze. You need debt of gratitude. Iteka rero iyo duherekeje tugiye mu kiriyo cy'umusirikare nk'uku, numva mfitiyo uwo mwenda wo kubabwira ngo hari abanyarwanda twibuka yuko your sacrifice wasn't in vain. Ubwitange bwanyu ntabwo bwapfuye ubusa, kandi hari abantu babwemera, kandi hari abantu babuhamya. Rwose mwarakoze. Kandi nafandi Kabanda nabagiye nawe yarakoze gutanga ubusore bwanyu, gatanga amaraso yanyu, mukitanga ukaba turiho. Kimwe mu bintu binezeza uko nta mwana w'umunyarwanda ugicirwa mu maso. Nagiye gusaba buruse, umugore afata ibipapuro nyongera bireba, turuna diplome, yara attestation de diplome zo zari zitaraza, turuna n'ibindi. Ageze kuri identité complète arahindukira ndeba gutya ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ndibaza ariko uyu mugore ko atanzi kaba ntacyo namutwaye dupfuye iki. Bimwe mu bintu binezeza nuko hari icyo mwakoze kandi kitagarukiye kuri mwebwe, cyafashe ku bana b'Abanyarwanda bose n'abazakurikiraho bazabigenderamo. Abagenda muzigendere, ariko muvuga ngo mission accomplished. Nibwira ko ari cyo kintu cyagombye kujya kinezeza umuntu wese. Yareba iki gihugu akavuga ngo fine, mission accomplished, ubuzima bwibukwa. Kuko hano batubwiye ngo ubuzima bwibukwa ngo Abeli icyatumye yemerwa ngo yatanze igitambo. Ngira ngo aho afandi Kabanda yanyuze hose, it was very sacrificial kubwo Rwanda ndetse n'uko bw'amahanga.
kurwana n'ibyihebe bitari n'ibyo mu Rwanda. Nibwira ko n'abantu ba Mozambique bagombye kuzagira igihe bavuga ngo ariko hano hanyuze abantu baza agaciro ka sacrifice, kuko buriya harimo ikintu gikomeye cyane. Ariko reka icyo niyo kugitindaho. A life to be remembered, ubuzima buzibukwa ni ubuzima bwagize umumaro, kandi umumaro uri positive. Igitambo, kuko buriya bavuze ngo Abeli yatanze igitambo ngo none ubuzima bwe buravuga nubwo yapfuye. Hari ibitambo dutamba twarangiza tukabyonona, ukitanga ariko warangiza nyuma ukaba selfish. Ariko hariho n'uwitanga akazarangiza akitanga, kuko ineza twagiriye abantu niyo abantu bazahora bibuka. Iki rero cyagombye kuba challenge kuri twebwe tuba dusigaye inyuma, cyo kwibaza ngo ariko what is my contribution, ni ihe nyongera agaciro ndimo kuzana mu buzima bw'abantu aho turi hose. Ese nta muntu waba arimo kubaho nabi kubera ko ndiho? Umunsi nzagenda azasigara avuga ngo nicuza ko kanaka yabayeho, kuko aho kumbera umugisha yambereye umuvumo, ntiyambera igitambo. Icyo ni ikintu cyo gutekereza cyane. Hanyuma icya kabiri nshaka kuvugaho, a life to be remembered. Abantu burya ubundi dukunda kwibukwa, ariko burya kwibuka kw'abantu hari aho kugarukira. Ibyo ngiye kuvuga ntibigire uwo bikomeretsa. Nk'ubu twebwe iyo tuvuze inkotanyi hazamo amarangamutima, twari bakuru tubireba, tureba ubwitange. Ariko hari umwana wavutse muri 2020 sajya umubwira ariko bari abasaza baritanze ngo bagize bate, kuko we ibyo umubwira ni history. Ariko hari n'undi uzavuka muri 2050 natwe tubivuga tutagihari ngo tumubwire ngo hari byigeze gukoreka. Hoya ariko iyi migani abasaza baca hari harabaye, kuko ubundi babara yuko remembrance y'abantu ntirenga generations 5. Reka mbere iki ko bikora, reka mbaye ikizamini, ntawe ndi bubwire ngo ariko ngo tubwire. Ubu mwese mwicaye hano mubwiye ni mumbwire igisekuru cyawe ugeze kuri 7th generation. Abenshi mwagarukira ku ya gatatu, waba uri umuhanga ukagarukira ku ya 4. Uwagize amatsiko cyane agacukumbura nkange akageza wenda kuri 10. Ariko ubwo nanjye narabyanditse ndabanza ndabimemorizinga. Kubera iki? Kubera ko abo bandi bari inyuma ya 3rd generation nta connection tuba tugifitanye. Ariko reka mbereke ubuzima bwibukwa iteka ryose n'ubwakoze ku mutima w'Imana, kuko buriya ibintu byose hari ibintu tujya twibeshyaho. Ibintu tujya twibeshyaho ni ukubaho ubuzima bufite abantu ariko budafitemo Imana. Abantu bwo rero ko yogiriye abantu neza, ubundi ikindi abantu bashaka niki? Ahubwo rero mwe kwibagirwa. Yesu yaravuze ngo baramubaje ngo itegeko risumba yandi ni riravuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ukunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Amategeko abiri. Hari abasoza irya kabiri bakibagirwa ko ari n'irya mbere. Iryo rya mbere rero niryo ritanga eternal remembrance, kuko niyo abantu bakwibagiwe Imana yirakomeza ikakuvuga ikakwibuka. Aho niho twibukirwa ubugingo bw'iteka. Iyo uhuje ibyo bibiri rero niho ngiye no kubihuza nkasoza. Njya misetsa abantu kera twiga kwigisha baratubwiye ngo niwigisha mu kiriyo ujye uvuga amagambo magufi, nibigukundira uyavuge neza, ariko nurangiza uvuge uvuye aho we gutinda. Rero nanjye ngiye gusoza ne gutinda, kuko ntabwo turi mu ivugabutumwa, turi mu kiriyo. Ariko ndagira ngo buri wese atekereze kuri ibi bintu. Kubaho ufite sense of eternity, kubaho uzi ko ubuzima bwacu butagarukira hano, kubaho uzi ko Imana niguhamagara ihari kandi uzahura.
ubundi hari ikintu kimwe abazungu batuzaniye kitari ikinyarwanda, njya numva abanyarwanda benshi barabyadobuse ngo ibyo bintu by'Imana muvuga ngo by'Imana, ubundi abanyarwanda bemeraga Imana. It was a part of who we are. Twari bene Imana tukaba bene imigisha. It's our culture. We are a believing culture. Kandi Imana iriho, kandi Imana iraturinda. Kuko mbivuga jewe iyo ntekereje abantu ngo kuki sitarinze abandi, iby'abandi ni ibyabo nayo, ibyanjye nibyo nzi narayibonye ndinda. Kandi namwe mwicaye hano buri muntu wese afite aho yamunyujije, ashobora kuvuga kiriya cyari ikiganza cy'Imana kuruta ikiganza cy'umuntu cyangwa ubuhanga bwanyu. Buriya ndabubaha cyane abasirikare, kumwe bwe mwasuhuzanije n'urupfu kenshi, rukaza rukakureba rugasuhuza, rwarangiza rukagwira ngo uyu munsi si we ntwara, hari abandi je gutwara batari wowe. Ndahamya yuko afandi Kabandana agomba kuba yararubonye rushinyitse amenyo kenshi, ukamuca imbere. Nanjye nararubonye rufite impiri irimo imisumari muri 61, ndi umwana ndarubona ruje rutwaye ibisongo muri za 73, ndarubona none rufite n'amagoronade n'imbunda muri 94 ruransiga. Ariko one day uzumva ngo Rutayisire Antoine is gone. Ko hari umunsi ruzaza ruje kunjyana n'ubwire I'm ready tugende, kuko ngiye ndahaza. Reka rero mbabwire ijambo rimwe soze, be ready to meet God. Ujye uhora witeguye guhura n'Imana, kandi niyo waho imyaka 100 ikintu bizakungura bituma ubaho neza, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana ikureba, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana izaba kubaza. Ubuzima bwawe bwose bukaba in order kuko ufite Imana ireba. Ngo Abeli ngo yizeye Imana ngo bituma ubuzima bwe n'ubu bukivuga nubwo yapfuye. Abeli simuzi ariko ndacyamuvuga. Kubera iki? Hari aho yahuriye n'Imana. Kabandana ndamuvuga ko nigeze guhura nawe, niyo naba ntarahuye nawe twahuye n'ibikorwa bye, abantu baramuvuze, ariko n'Imana nayo igomba kugira iki tuvugaho. Reka rero nsoreza ahangaha, bana byeyi bavandimwe inshuti zafandi Kabandana, ukomeze mwihangane, kuko nkuko nabibabwiye uretse kubasengera ngo Imana ibakomeze umutima, nta kiganza cy'umuntu gishobora guhanagura amarira y'undi muntu. Kuko si ubukene buba bwakwishe ngo araguha amafaranga gutabare, ni umuntu wavuye mu mwanya yari arimo, kandi nta muntu ushobora kumusimbura, n'Imana ntimusimbura. Ndakubwira ngo ihangane, one day you will meet again, uzongera muhure. Ibyo nibyo byiringiro dutanga, ibyo nibyo byiringiro dufite. Ariko in the meantime, ku munsi nk'uwo Imana ikavuga ngo nujya mu kiriyo ugiye wibuka ko one day it will be you, it will be me. Uzaba usize inyuma yawe ubuzima bwibukwa, buzibukwa. Abamenyereye kumva nigisha mu kiriyo, iyi exercise tekanye isigira abantu, suko mba nabuze icyo ikindi mvuga, nuko ni exercise yahinduye ubuzima bwanjye forever. Jewe nize leadership, bamwe barabizi, ndabizi, bamwe tujya duhura kenshi, ndabizi ko ndabizi neza simbishidikanye, ngira ngo ni nk'ubwinshuri 100 ibi mbisubiramo. Ariko ushobora kumbwira kuki uhora ubisubiramo? Hari ibintu bibiri njya nsubiramo, njya nkunda gutanga ubuhamya bwanjye. Abantu ngo Antoine ko usubira mu buhamya bumwe, ahubwo nuzi impamvu mbusubiramo no kugira ngo abantu bumve ko bishoboka, nawe nibibakundira bazanyure muri iyo nzira bahinduke. Iyi nkuru nayo ngiye kubabwira, uyandike uyitekerezeho. Turangiza kwiga, yewe nizi ibintu bya leadership, turangiza masters muri leadership, twakoze isomo ryitwaga lifelong development. Exercise ya nyuma twagombaga gukora yitwaga tombstone, kwiga gupfa. Allo, kwiga gupfa. Ababwira ngo wiyimagine uri muri cercueil wapfuye, nurangiza
wandike speech z'abantu bane bakuzi neza. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kutwara abagore n'abagabo, utwara abantu bakuru. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe, kandi utagira impuhwe, uzakuvuga uko wari uri imbere n'inyuma. Iyi ni ndawutu, kuko ubundi iyo turimo kuvuga umuntu tugerageza ku wandike speech ye ngo umunsi napfuye nifuza ko umugore wanjye azamvuga atya. Undi wa kabiri aba ari umwana wawe, nawe ukuzi kandi utagira impuhwe, wa wundi ushobora guhagarara ngo uyu mugabo mureba tugiye gushyingura, mwamubonaga ari intwari hariya hanze ariko at home he was a failure. Bene uwo mwana wandike disikuru ye wifuza ko umwana wawe azakuvugaho. Number 3, umwe mu baturanyi bawe nawe ukuzi neza. Number 4, umwe mu bakolege mwakoranye akazi. Wandike ama speech yabo. Kuri buri speech page yuzuye amagambo 350 bazasoma wapfuye. Nurangiza ukore planning, wandike noneho uburyo ugiye kubaho, ku buryo koko umunsi wapfuye ari uko mwabanye azakuvuga kandi akabavuza ukuri, umwana wawe akavuga akabavuza ukuri, umuntu mwakoranye ukuzi neza akakuvuga akabavuza ukuri, n'umuturanyi. Niba hari exercise yindi y'ubuzima bwanjye no gutekereza ko nzapfa kandi bakamvuga, ndabyandika. Ndangije ndatekereza ndavuga ariko ibyo umugore wanjye azavuga, ibyo umwana wanjye azavuga, ibyo umuturanyi azavuga, ibyo umwana ntabwo bizahindura icyo Imana izamvuga, nongeraho n'Imana. Noneho tutanga kopi, mwarimu arakosora. Muri Amerika burya ibyo ushyizeho bipfa kuba bifite logique, ntabwo bihanirwa. Ko nigeze gukoresha logique twigishwa n'umubirigi ndabihanirwa, byari byarampahamuye. Baratwishe ariko reka ne kubijyamo, nababwiye ko nihuta. Noneho mwarimu aje aravuga ariko ndashaka kubaza umugabo witwa Rutayisire Ndwanje ko nabahaye abantu bane Imana wayongeyemo kubirya. Nawe rero mwarimu, buri ibyo umugore wanjye azamvugaho nshobora kumubeshya. Nkaza hano muri Amerika nkakora amarorerwa, natanga mushyira parufe n'indabyo nkamubwira ndi muri Amerika no gusinzira byari byarananiye, niwe natekerezaga kandi mfite ibintu nikoreraga. Ariko Imana yo izaba indeba ntacyo nayibeye. Rero nongeyeho Imana kuko nizatuma na biriya bindi byose nanditse bishoboka. Kubaho ubuzima buri under the supervision of God, kuko yo ntushobora kugira icyo uyihisha. Ariko nibyo bindi mu bitekereza. Umwana wawe wahagurutse, umugore wawe wahagurutse, umukorege mukorana akazi mwiriranwa, are you living a life worth remembering? Uwo mwitozo wajya wuha abantu bose bakawukora batabeshya, isi yaba nziza. Ibyo byose n'uno munsi jewe it challenges me. Abana banjye barashyingiwe abandi, ariko ndacyatekereza nkavuga ni one day when I go these kids will talk about their dad. N'umugore wanjye nguriya yicaye hari ubwo nawe she will talk. Ariko ni warangiza Imana izashyiraho signature ya nyuma, iyo niyo y'ingenzi. Imana ibaho umugisha, reka dusenge. Ariko ibintu mu bitekereza, let's be better people because we are dying people. Turi abantu bapfa, tugomba kuba beza tukiri ku isi. Ntabwo tuzaba beza twageze mu ijuru, tuzaba beza tukiri hano ku isi. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mwitange, mwarakoze kwitanga rwose bafandi. Reka nongere mbyafaminge, we recognize, we acknowledge, we are very grateful. Ibitambo mwatanze nibyo byavuyemo iki gihugu. Amaraso mwamenye yari birth pangs, yari amaraso y'umubyeyi urimo kubyara igihugu gishya. Ku munsi nk'uyu nguyu nabyo twagombye kubyibuka, bikavugwa n'umuntu uri kuri side y'aba beneficiaries. Ndabizi bagenzi be bazavuga ubutwari bwe aho banyuranye, ariko twebwe twari ba recipients, ba beneficiaries, bitari we wenyine ahubwo namwe bandi mwese mwarimo. Imana igiye bahera umugisha, ubuzima bwanyu bwibukwe. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu, jambo ryawe ritubwira ko dushyira mu isi
buri wese hari imirimo myiza wamuteguriye ngo ayigenderemo, kandi igihe cye kirangiye yamaze gukora ibyo wamushinze ngo arasinzira. Uyu mugaragu wawe General Innocent Kabandana yasinziriye. Intwari ntizipfa, zirasinzira zikibukwa. Reka rero dusengere umuryango we. Wowe uri Imana ishobora gukomeza umutima, kuko imitima yacu niwe wayiremye. Bahe kwihangana, bahe gukomera, bahe kwihanganira iyo vide asize, kandi nta wundi ushobora kuyimusimburamo. Yari muto, nubwo bamwe yabarutaga ariko natwe turimo tumuruta. Yari muto, ariko agaciro k'ubuzima ntabwo ari ubwinshi bw'imyaka tumara ku isi, nicyo tuyikoresha. Warakoze kumukoresha kuva mu buto bwe, warakoze kumukoresha agakorera igihugu, warakoze kumukoresha agakorera abantu. Umwakire, kuko ni wowe uzi uko yabagaho n'uburyo mwabanaga. Turasengera natwe twese dusigaye hano kugira ngo ujye udufasha iminsi yose uko tugenda, mu minsi yose ibyo dukora, dusige inyuma yacu impumuro nziza yuko twagize umumaro. Hakabaho abantu bishima kuko twabayeho, hakabaho abantu bishima kuko twabanyuze iruhande, hakabaho abantu bamererwa neza kuko bazi yuko twabanye nabo. Umugisha wawe kuri abo bantu bose, kandi buri wese ukomeze kumwibutsa kugira ngo twe kubaho ubuzima buri self centered, tubeho ubuzima bukorera abandi, tubeho ubuzima buri self sacrificing, buri sacrificial, kugira ngo tubeho ubuzima buzibukwa kuko twagize neza. Izina ryawe ryubahwe muri twe, abantu bakomeze guhabwa umugisha mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Mwakoze kuntega amatwi.